Korale Jehovah ni korali yatangiye gukora umurimo w'Imana kuva mu mwaka w'1998. Iyi korali yatangiye irimo abaririmbyi bagera kuri 6, ariko kuri ubu ngubu imaze kugira abaririmbyi basaga 100. Iyi korali yatangiye nta kizere cyo kuba korali ifite, kuko yatangijwe n'itsinda ry'abanyamasengesho bari bahuriye hamwe ngo bajye basenga Imana, ariko nyuma baza kwaguka. Ubwo twabasuraga muri repetisiyo aho bitegura kumurika umuzingo wa 4, batubwiye ko ari korali yatangiye irimo abaririmbyi bakeya cyane batari bafite icyizere cy'aho bageze. Iyi korali kandi ngo bamwe mu bantu batandukanye bakoraga ubukwe bayifashishaga mu gukora serivisi, ikaba ngo yari iciriritse cyane, ariko kuri ubu ngubu imaze kugera ku rwego rushimishije, dore ko ifite ibihangano bikunzwe yaba mu mujyi wa Kigali cyangwa hanze yawo, ndetse mu Rwanda hose no hanze yarwo. Yakoze cyane, nitwa Gatesi Vestine, nkaba ndi umuririmbyi muri Korale Jehovah kandi nkaba nshinzwe umurimo wa bunyamabanga muri Korale Jehovah. Murakoze cyane, nitwa Desire Bazirihe, ndi umuririmbyi muri Korale Jehovah. Ngewe nshinzwe tekinike na media muri korali. Murakoze cyane, nge nitwa Umugwaneza Blandine, ndi umuririmbyi wa Korale Jehovah. Murakoze cyane, nanjye nitwa Amahoro Liliane, nkaba ndi umuririmbyi wa Korale Jehovah. Korale Jehovah nk'uko mwarimu bivuze ni korali yatangiye umurimo w'Imana ahagana mu mwaka w'1998, ubwo kaminuza yigenga ya Kigali iyereka yatangiraga. Hanyuma batangira ari abaririmbyi bakeya, bari abantu bishyize hamwe basenga, bahuje imyizerere y'itorero ryacu rya Pentecote ADPR mu Rwanda. Hanyuma uko guhura kwabo bajyaga bahura mu masaha y'ikiruhuko hagati ya saa moya na saa moya n'igice. Hanyuma hakabaho guhura bagaterana kugira ngo be gupfusha umwanya ubusa, kandi bazi gusenga, bagahura bagasenga. Muri abo bantu bahuraga bagasenga rero nibo haje kuvukamo Korale Jehovah, kuko bajyaga bakora amateraniro muri kaminuza. Hanyuma abo bantu nibo bavuyemo abaririmbira iteraniro. Abo baririmbiraga iteraniro rero nibo baje kuvamo Jehovah turimo kubona uyu munsi wa none. Abo bantu rero bishyiraga hamwe bakaririmba indirimbo zo mu gitabo, ubundi bakaririmba indirimbo z'andi makorali yo muri ADPR, mbega indirimbo za gospel bakaziririmba. Ariko noneho Imana iza kugenda yagura korali, igenda igira n'umwihariko, hakagenda habonekamo abahimbira korali. Kugeza uyu munsi Korale Jehovah ntabwo ikiririmba indirimbo z'abandi cyangwa se zo mu gitabo, iririmba indirimbo zayo bwite yihimbiye mu baririmbyi bayo bakora Jehovah. Wenda utararenga aho ngaho, umuntu ashobora kwibaza ngo yatangijwe n'abaririmbyi bangahe? Umunsi wenda wa mbere sinzi niba wari uhari cyangwa umwe muri aba ngaba, ariko umuntu wagize igitekerezo cyo kuvuga ngo dukwiye gushyiraho agatsinda cyangwa korali izagiririmbira aba bantu mu materaniro, icyo gihe haba harabonetse abantu bangahe niba wabyibuka wenda? Amateka ya Korale Jehovah nk'uko nagiye nyakurikirana, hatangiye ari abantu bari 6, kwa kundi abantu baza beririmba bafite igitabo cy'indirimbo bakashyira hamwe ari 6 baturutse nko ku yindi midugudu bafite amakorali yandi baririmbagamo, ariko bakavuga ati reka dufashe iteraniro, bakajya hari imbere bakaririmba. Batangiye ari 6. Hanyuma ku cyumweru cyakurikiyeho amakuru namenye nuko babaye 15. Noneho ubu urumva ko 15 ni umubare ugiye kuba munini. Noneho batangira kujya baririmba, bakajya baririmba, batangira no kujya barepeta izo ndirimbo zo mu gitabo, bakaziririmbira hamwe n'indirimbo z'andi makorali kuko bari bataratangira guhimba. Nuko bagenda bakura gutyo, bigenda biza. Imbogamizi zo nk'uko bivuze zari zihari. Hari igihe cyo gukora repetisiyo. Byonyine niba dusohotse saa moya tukajya muri repetisiyo y'iminota 30, mu bigaragara iminota 30, kandi twabikoraga rimwe mu cyumweru. Korali Jehovah twarepetaga, ndabyibuka twarepetaga ku wa kabiri iyo minota 30 mu cyumweru. Noneho ku wa kane nibwo habaga iteraniro tujya kuririmbamo. Iryo teraniro nabyo ryamaraga iminota 30. Muri iryo teraniro nabyo tukaririmbamo ya minota 30, hakabamo ijambo ry'Imana, hakamo gushima Imana, byose bigakorerwamo muri ya minota 30. Nyine niyo kaminuza yabaga yatanze y'akaruhuko gatoya kugira ngo abantu basubire mu masomo. Iyo rero nayo yabaye imbogamizi kugira ngo tubone umwanya wo gukora amarepetisiyo, nabyo byari ikibazo. Ikindi kandi ntabwo twakwirengagiza ko burya abanyeshuri
by'ukuri nta n'ubushobozi baba bafite bwo gukora ibikorwa bikomeye bihambaye nk'ibyo tugezeho uyu munsi, ariko Imana yagiye idufasha ikajya ibana natwe ikadushyigikira muri wa mwanya dufite mutoya, Imana ikabana natwe tukagira igihe cyo gusenga, Imana ikadufasha, hanyuma tukajya tugira n'ubwenge. Hari igihe twajyaga dupanga nka repetition tukayikora kuwa gatandatu tutagiye mu masomo, tugatangira nka saa 8 tukidagadura kugeza saa 12. Kuri ubu ngubu bari kwitegura igiterane cy'imbaturamugabo aho bazaba bamurika alubumu yabo ya 4. Iyi alubumu ikaba iriho indirimbo zimwe muri zo muraza kumva, kuko hari izo bagiye baririmba bashaka gusangiza abakunzi b'iyi korali ndetse no gutera amatsiko abandi bantu bose bashaka kugira ngo bazifatanye nayo. Iki giterane kandi kizaba kirimo amakorali atandukanye yo mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR. Iki giterane kizaba ku itariki 29 z'umwaka umwaka w'2019. Ni igiterane ngo kizaba kirimo indirimbo hafi ya zose kuva ku ndirimbo ya mbere batangiye basohora kuri alubumu yabo ya mbere, dore ko iyi korali yamenyekanye cyane mu ndirimbo zitandukanye nk'iyo twavuga yitwa Ingoma Yawe ndetse na Gumamo n'izindi nyinshi zitandukanye. Nimwe muri korali yavuze ubutumwa hafi mu gihugu hose. Iyi korali ngo yigize gufata umwanya maze ikora ibarura ry'abantu yaba yarabwirije bakihana ibyaha byabo, ngo isanga imajije kugeza mu bantu bagera mu 1000. Ibi ngibi kuva bibaye hashize ikindi gihe, bivuze ko n'umubare waba wariyongereye wabihanye kuko batigeze barekeraho gukora ivugabutumwa. Urugamba ni Yesu uruyoboye. Turi buze wenda kubigarukaho gatoya tugana ku musozo muri kuvuga nyine kuri icyo gitaramo. Gatesi, wageze muri Korale Jehovah Jireh? Nageze muri Korale Jehovah Jireh mu mwaka w'2007. Ukurikije uko wayisanze nuko ubu uyibona ubu ngubu, hari amasezerano menshi Mana wagezemo wowe batakiri babandi bari hasi bataragera n'izina, wagezemo bamaze kubona izina niko ntekereza, ariko hari ukuntu n'ubundi yari itaratera imbere cyane ugereranije n'ubu ngubu. Niye comparison wadukorera ukurikije uko wayinjiyemo ukareba n'ubu ngubu ubona ari ibiki byahindutse? Murakoze cyane. Hari impinduka nyinshi uhereye mu mwaka w'2007 kugeza uyu munsi wa none, harimo imyaka itari mikeya habonetse impinduka. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, Korale Jehovah Jireh yatangiye idafite indirimbo zihagije zo kuririmba. Twatangiye turi batoya, turi abanyeshuri tudafite ubushobozi buhagije bwo kugira ikintu tubasha gukora. Bamwe bari bakira abana mu rugo iwabo, abandi nta kazi bafite. Ndabyibuka twari abadamu bake cyane batarenga 4, kuko ngiye nayinjiyemo ndi umudamu. Hanyuma muri abo bantu bari muri korali abenshi bari urubyiruko nka 96%. Hanyuma uyu munsi wa none 96% bari mariye. Urumva hari ikintu gikomeye cyane cyahindutse. Hari impinduka zikomeye kuba abantu bari urubyiruko uyu munsi wa none bakaba bamaze kuba abantu bakuru, ku buryo ubu ngubu bitworohera ko tuba dutekereza ko ejo tuzagira indi Jehovah Jireh idukomokaho. Kuko nkanjye wari urimo mfite umwana w'imyaka nk'itanu cyangwa ingaho, uyu munsi wa none amaze kugira imyaka 10 n'ingahe. Urumva Jehovah Jireh Junior irimo iragenda ikura. Hanyuma izindi mpinduka zagiye ziboneka n'uburyo twaririmbaga mu imiririmbire yacu yari iri hasi cyane. Twakoreshaga sente tugashyiramo diskete kandi tukumva ni ibintu byiza biryoshye, tukumva biratunejeje. Ariko uyu munsi wa none dufite itsinda ry'abacuranzi, dufite ibyuma tubasha gukoresha, tubasha gucuranga live, ntago tukiririmbira kuri diskete. Izo zose ni impinduka zagiye ziba, ni ikintu gikomeye Imana yagiye dukorera. Hanyuma uyu munsi wa none dufite ibintu byinshi mugenzi wacu yagiye avuga tumaze kugeraho. Tumaze kubaka imbuga zitandukanye, Facebook duhuriraho, izo za YouTube channel, dufite Instagram, dufite website tuzaronshinga. Hanyuma kuba tugiye kugera kuri alubumu ya 4 nabyo ni ikintu gikomeye. Rero dufite ibintu byinshi dushimira Imana mu mitima yacu, kuko hari aho twavuye, hari n'ahantu tugeze, kandi no mu bushobozi hari ikintu Imana yagiye ikora ku buzima bwacu. Uburyo bwo kuyitumira iyi korali ntago bugoranye, kuko ni korali yiyemeje gukora ivugabutumwa ahantu hariho hose, dore ko n'ahandi hantu
atari mu itorero rya ADPR, iyo bayishatse iyi korali ngo babimenyesha ubuyobozi bw'itorero rya ADPR maze bakajya kuvuga ubutumwa bwiza. Naho ku bashaka kuyigeraho bari mu itorero rya ADPR barayandikira ikabasubiza kandi yitabira ubutumire ubwo ari bwo bwose. Nakubwira ngo wowe ukurikiye Umubavu TV Gospel, kora subscribe ndetse unasharinge, utumire inshuti n'abavandimwe niba uri umwe mu bakunze iyi korali yakunzwe n'abantu batari bakeya. Komeze mugire ibihe byiza cyane, turabakunda. Bye bye. Nageze muri Korale Jehovah Jireh muri 2012. Urumva nanjye ntago mazemo igihe gito. Usibye kuririmba muri Jehovah Jireh nk'umuntu ukorera ingororano zo kubitsa mu ijuru, kuko ni umurimo w'Imana tuba turi gukora, ni izihe nyungu zindi kuririmba muri Korale Jehovah Jireh bimaze byakumariye iki mu buzima busanzwe, muri social, mbese uretse kubitsa ingororano mu ijuru, kuririmba muri Jehovah Jireh kuyiririmbamo ni iyihe nyungu yindi wabonye bihatse? Korale Jehovah Jireh, kuba muri Korale Jehovah Jireh ni umunezero, ni ibyishimo. Kuva nagera muri Korale Jehovah Jireh ni umuryango. Nagezemo numva nkeneye abantu, kandi ngezemo ndababona. Nabonyemo ababyeyi, nabonyemo abavandimwe, nabonyemo ni ukuvuga ngo dufite ukuntu tubanye bitandukanye nuko nabibonye ahandi. Turakundana, turabana, harimo ababyeyi bagira impanuro nziza. Ufite ku ruhande rwanjye no muri rusange mu baririmbyi dufite ukuntu tubanye n'umwihariko wacu ubona ntigeze mbona ahandi, kuko naciye n'ahandi, ariko harimo ikintu cyitwa urukundo, harimo ikintu cyitwa kubana, harimo ikintu cyitwa guhuza, harimo ikintu cyitwa gufashanya, gutabarana, bya bintu umuntu akenera bya buri munsi. Nageze muri Jehovah Jireh mbisangamo. Harimo abantu dukunda gusenga, kubana n'Imana, abantu bagira ijambo ry'Imana, bagira impuguro za zindi dukenera umunsi ku munsi, ku buryo nta kintu ushobora kuburira muri Jehovah Jireh. Biri mu bintu rero byatumye ngira kumva nyirimo, numva biranejeje, numva bifashije umutima wanjye, nayo mpamvu uyu munsi wa none ntiyikomeyeho. Iyo uri kuririmba ukunda, cyangwa no mu buzima busanzwe ukunda kugaragara cyane utari umuntu ugaragaza umubabaro, guhora wishimye, ufite murare, umuntu akubajije ngo inkomoko y'ibyishimo byawe uyikomora hehe, wamusubiza ngo njyewe inkomoko y'ibyishimo byanjye na data ajya kunyita yanyise uw'amahoro. Njyewe ndi uw'amahoro mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Hanyuma iryo zina ry'uw'amahoro bigahuza nuko Yesu yinjiye mu buzima bwanjye, akagira ibintu ahindura, akankiza bya bindi twagiye tunyuramo by'amateka yagiye adukomeretsa, ibintu byinshi. Kristo ntabwo ababarira ibyaha gusa, yadukijije n'inguma z'umutima. Kuba mpora nishimye, kuba mpora nezerewe, ni amahoro y'umutima data yangenuriyeho, anyita uw'amahoro. Arangije ngeze no muri Kristo mbona amahoro yuzuye, mbona ibyishimo byuzuye. Bya byishimo mubona nabikomoye muri Kristo. Yes. Bakunzi b'Iyobokamana TV, iyi ni Korale Jehovah Jireh turimo tugenda tuganira. Reka tujye no kwa mugenzi wacu. Umaze igihe kingana iki muri Korale Jehovah Jireh? Njyewe nageze muri Korale Jehovah Jireh muri 2009. Jehovah Jireh hari amakorali menshi hano atandukanye. Hari iri korali rimamo cyangwa muri Jehovah Jireh gusa? Kubera iki? Jehovah Jireh nayihisemo kuko nigaga muri yereka, kandi numva umutima wanjye unyemeza gukorera Imana, ndabegera dufatanya umurimo w'Imana, naranayikundaga muri make. Nihe ndirimbo ya Korale Jehovah Jireh igufasha cyane kurusha izindi? Zose ni nziza birumvikana, ariko hari iyo igukora ku marangamutima ukavuga uti iyo bayiririmbye numva nsubijwemo intege kurusha, cyangwa ati nuzura umwuka wera mu expectation zanjye zikaba nyinshi? Nigihe yabari? Murakoze cyane. Jehovah Jireh mbere yuko wenda navuga indirimbo ifasha, nuko mbere indirimbo zacu mbere yuko tuziha abo tuziririmbira zirabanza zikadufasha inyinshi muri rusange. Ubu rero ndi gufashwa cyane n'indirimbo ivuga ngo urugamba ni Yesu ruyoboye. Bose mwaba mufite ni mu ruharire Yesu, kuko niwe komando warwo, niwe uruyoboye, kandi byanze bikunze ntajya atsindwa, nkuko yagiye abera abandi ajya imbere y'abandi bakabasha gutsinda. Nawe urwawe niwe uruyoboye kandi azatsinda. Reka tugaruke rero hano noneho sasa rero igitaramo cyo kumurika
iyi alubumu ya kane urugamba ni Yesu uruyoboye, kizaba ryari, kizaba kirimo bande, kizabera hehe, nabyo urabidusangiza. Igitaramo cyo kumurika ino alubumu ya kane urugamba ni Yesu uruyoboye tuzagikora ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 2019. Kizabera kuri stade ya Yerika ku Gisozi, ni uguhera saa 8. Abantu rero b'inshuti zacu tuzafatanya ni korali Silowamu ya Kumukenke, abantu barayizi, ni korali nayo ifite amavuta y'Umwuka Wera, ni korali ikora umurimo w'Imana, ifite indirimbo zikora ku mitima y'abantu. Abonga iyo niyo korali tuzafatanya. Hanyuma tuzakorana na worship team ya Ntora, ADPR Ntora muri English service, nibo tuzakorana uwo munsi. Dufite n'umuvugabutumwa wo munsi ariwe Reverend Pastor Rudasingwa, niwe Jean Claude, niwe uzadufasha ku ijambo ry'Imana. Ni muri stade ya Yerika guhera saa 8 kuri 29 z'ukwa 12. Mwabyumvishe rero bakunzi b'iyobokamana TV, Jehovah Jireh ya Yerika izakora igitaramo gikomeye nyine ku itariki 29 guhera ku isaha saa 8 muri stade ya Yerika. Kwinjira kandi noneho ni ubuntu cyangwa no kugura CD cyangwa hari izindi kondisi? Kwinjira ni ubuntu, abantu bose turabatumiye, turabararitse. Kwinjira ni ubuntu, bazaze dufatikanye guhimbaza Imana, dutaramira Imana, dupfundure nako gaseke, twese twinjoyinge, turyoherwe. Ibijyanye na CD cyangwa n'indirimbo biteguye gute, kuzibona bizaba bisaba iki, bizabigenda gute? Ku bijyanye n'abantu bazifuza CD, izo ndirimbo zacu zizaba zihari, twaraziteguye guhera kuri alubumu ya mbere. Hari umuntu ukubwira ati nyine alubumu ya mbere ukajya kuyishaka wenda ugasanga zarashize, ariko kuri uwo munsi guhera kuri alubumu ya mbere kugeza kuyo tuzaba twaronshinze uwo munsi zose zizaba zihari, amajwi n'amashusho. Ni ukuvuga ngo umuntu wese nk'umubavu TV Gospel twabashishikariza kugira ngo muzitabire iki gitaramo, dore ko ari igitaramo muzabasha kumva zimwe mu ndirimbo nshyashya bafite kuri ubu ngubu batari bashyira ahagaragara. Ni igiterane bazaririmbamo indirimbo zitandukanye, yaba iziri kuri alubumu yabo nshya ya kane ndetse n'iziri ku zindi alubumu mwagiye mukunda zitandukanye. Twongere tubibutse ko iki giterane kizaba ku itariki 29 umwaka w'ibihumbi 2029 muri uku kwezi turimo kwa 12. Mbajije ikibazo cyiza numva nishimiye. Umukobwa wumva afite icyifuzo cyo kuba yashaka akagira urugo rwiza, icya mbere namubwira ngo yubahe Imana. Kubaha Imana ni ibintu birebire, ni ibintu bigari, ariko Imana ni umubyeyi, niko nayibonye, niko nyivuga ko ariko nayibonye. Ni umubyeyi ugishwa inama akayijya, ni umubyeyi uyobora umuntu, kandi ni umubyeyi udacutsa, arakuyobora akakugeza ahantu hakwiriye. Ndabivuga kubera yuko nabibonye. Namugira inama yo kubaha Imana, namugira inama yo gukunda gusenga, namugira inama yo kutita cyane ku by'isi abantu bitaho. Hari ukuntu abakobwa iyo batarashaka baba bafite expectations zitandukanye, cyangwa se bafite ibyifuzo, amarangamutima atandukanye ku bijyanye n'urushako, akumva yuko azayarangiriza ku mugabo cyangwa se azayabonera ku mugabo. Umugabo mukuru ushobora kurangiza ibyifuzo by'umukobwa ni Kristo. Iyo agushakiye umugabo mwiza urahirwa kandi ukanezerwa. Hanyuma ikindi kintu nababwira, hano hanze hari ibintu byinshi biri gushukana, amafaranga, ibintu, imvugo nziza n'ibindi bintu. Nabasaba gusenga, bakagira meditation mu mitima yabo, bagasaba Imana ikabashyira ku mutima kunyurwa mu buzima, kuko iyo agiye gushaka afite ikindi kintu areba, ako kanya abashakanye nacyo ntabwo abashakanye n'uwo muntu. Nibasaba Imana ibaha urukundo ruzima, ibaha urukundo rushobora kuzahitamo uwo bazabana nta kibazo, babakunde batashingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo barasenze Imana banizeye yuko aba bantu bagiye gushakana nabo bubaha Imana, kugira ngo bazabe umuryango wubashye Imana, bazabyara urubyaro rwubaha Imana. Bakobwa ni mwebwe mubwirwa, abashaka gushaka neza mwumve impanuro z'uyu mubyeyi. Reka mpindukire ahangaha. Kera habayeho muri Bibiliya turabisoma cyane, habayeho umubyeyi witwaga Hana.
Hana yakoze ubukwe yarashaka nk'abandi ariko akaba yarafite mukeba we. Hana atinda kubona urubyaro. Hana yahuye n'intambara zikomeye, mukeba we yazaga kumusonga abubwira ati wowe ntacyo umaze, urumva byari byinshi, bavuze byinshi, havugwa ibintu byinshi cyane. Ariko Hana ntibimubuze ku gishiro uko umwaka washiraga akajya gushima Imana, ndetse n'umutambyi agera hamusonga avuga ati urinde wowe. Hana aravuga ati ninjye wa mugore wahoraga ni mu rusengero, mfite agahinda mbabaye cyane nkubwira ko nkeneye umwana, none ubu naramubonye. Icyo gihe yari yarasubijwe. Isomo rya Hana, kiriya kibazo yahuye nacyo cyangwa kiriya kigeragezo yahuye nacyo, niki cyakwigisha ababyeyi? Hari umuntu ushaka agatinda kubona urubyaro bikamugerageza, akiheba, akiganyira, amagambo akaba menshi, bakavuga byinshi, mbese akanyura mu nzira cyangwa mu rugendo nk'urwa Hana, ariko nyamara nk'uko Imana yatabaye Hana nyuma nawe akaza gutabarwa. Hari isomo rero cyangwa hari ubutumwa ushobora guha ababyeyi bahura n'ibigeragezo nk'ibyo ngibyo uhereye kwayo mateka ya Hana? Murakoze cyane. Nk'uko dusoma Bibiliya tukumva ayo mateka yose yabaye ku batubanjije barimo Hana n'abandi, njyewe ntabwo akanya ndi buvuge ku mateka ya Hana, njyewe ndivuga jye ubwanjye kuko babaho sinari impari, ariko tubemera nk'ijambo ry'Imana. Njyewe ndavuga ibyo nabonye n'ibyo naboneye ku Mana. Twakoze ubukwe nk'abandi, hanyuma igihe kiza kugera, dutegereza urubyaro turarubura. Tumara imyaka igera muri 4 twarabuze urubyaro. Twahuyemo n'ibintu byinshi bikomeye, twahuyemo n'urucantege, twahuriyemo n'amagambo atari meza yatuma rimwe na rimwe n'umurimo uhagarika, ariko ntabwo byigeze biduca intege, kubera ko kimwe nakubwiye, umunezero n'ibyishimo byacu tubikomora muri Kristo. Iyo twageraga aho twumva imbaraga zishize, twaramwegeraga tukamubwira ngo Kristo ngero twongera imbaraga, kubera ko tuzi neza ko inkomoko y'ibyo dufite byose turuka muri wowe. Twamenye rero ko n'urubyaro ari Kristo rutanga. Hanyuma dukomeza kumwikomezaho, igihe kiza kugera kuko twari dufite nayo masezerano, igihe kiza kugera tubona urubyaro. Uyu munsi wa none ubwo tuvugana, imyaka 4 yararangiye, tuza kubona abana, ubu tugize abana 3. Ubwo rero ndashima Imana, nkomeje zana batararubona ngo bikomeze kuri Kristo. Muri we nta kintu na kimwe nta kintu twamuburanye. Muri Yesu harimo byose. Niyo mpamvu nabwira umuntu waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, haba icy'urubyaro, habe n'ikindi kibazo, muri isi duhuriramo n'ibigeragezo bitandukanye, mubwira ngo urugamba turimo rwose ni Kristo uruyoboye, kandi azatugeza ku ntsinzi. Yesu abamugisha. Urana
ariko